Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Sabine, tukareba imico n'imiterere igenda iranga ufite izina rya Sabine. Nongera guha ikaze abashyashya kuri iyi channel, basaba gukora subscribe bagakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu uko bigiye bisohoka bikabageraho mu buryo buboroheye. Munakore like, munatwandikire muri comment. Sabine rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki, gusa rikunze gukoreshwa n'abakoresha ururimi rw'Ikigereki. Iri zina risobanura ngo umugore ukomoka mu bwoko bw'Abasabine. Abasabine rero mwakwibaza ngo Abasabine ni bantu ki? Amateka avuga ko ubwoko bw'Abasabine bari Abataliyani bagiye bagirwa abagore n'Abaromani bakabigarurira bagamije kwagura abaturage babo. Imiterere rero tuzasanga abafite izina rya Sabine bafite yaba umwana cyangwa se umukobwa yitwa Sabine cyangwa se umubyeyi, usanga ari umuhanga, akunda gutegeka kandi arakazwa n'ubusa, gusa agira ikinyabupfura kandi akoroshya ubuzima. Agira ibisa nk'ubwibone cyangwa kwirata. Akunda abantu bakomeye kandi akigirira icyizere cyinshi. Sabine rero agira inzozi ziremereye kandi amaso ye aba yerekeje cyane ku bukire. Ibyo byiyumviro nibyo bimutera gukorana umwete ndetse agahora ashaka ibyisumbuye ku byo yari asanganywe. Sabine rero yanga kwicara ubusa igihe kinini kuko akunda guhora afite akazi ahugiyeho, nubwo akunda gukora ariko umusaruro abona iyo uwurebye usanga utangana n'imbaraga aba yabishyizemo mu byo akora. Agira akavuyo kandi agira ibitekerezo byinshi, ni umunyamatsiko kandi aba ashaka kumenya ibintu byinshi byose icyarimwe. Ashobora gutangira ikintu akagarukiramo hagati, agatangira ikindi gutyo. Akunda impinduka ndetse ahora ashakisha umuntu bahuza. Sabine rero akunda ubwisanzure ndetse akunda cyane ibijyanye no guharanira uburenganzira bw'abagore, agira igikundiro kandi n'ubuzima bworoshye. Ashimishwa no kwitabwaho, yifuza ko aho ageze hari abantu ari we bahanga ijisho. Ibyo rero nibyo bituma yiyitaho cyane, akambara neza, agakunda guhitamo imirimbo ihenze. Ashobora guhitamo umukunzi akurikije uburemere bw'icyo ari cyo mu bantu, ibyo atunze n'ibindi nk'ibyo.
Sabine rero usanga ari wa muntu wifuza kugira umuryango mwiza kurusha ibindi byose. Ashimishwa no kuba umugore ushoboye inshingano, gutemberana n'umuryango we ndetse no gukomeza gutera imbere nawe. Imirimo rero ufite izina Sabine aba ashaka gukora cyangwa se yifuza gukora, uzasanga harimo ifite aho ihuriye n'icungamari, ubucuruzi bw'amabanki ndetse n'ibijyanye n'ubwiza. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu, nizere yuko munyuzwe n'ubusobanuro bwa Sabine, mukamurushijeho kumenya abavandimwe cyangwa se abashyitsi bitwa ba Sabine, uko bateye n'uko muzajya mubitwaraho, mbasaba gukora like ku biganiro byacu, abashyashya mugakora subscribe kugira ngo duhorane umunsi ku munsi. Bye, amahoro y'Imana abane